Yosuwa umutambyi mukuru akizwa ibyaha bye. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya ibice 3 umurongo wa mbere tugeze ku wa 7. Kadusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Maze anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Uwiteka abwira Satani ati, Uwiteka aguhane, yewe Satani. Ni koko Uwiteka watoranije i Yerusalemu aguhane. Mbese uwo si umushimu ukuwe mu muriro? Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga, ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira abari bamuri imbere ati, nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati, ngukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ndategeka ndi, nimumwambike igitambaro cyiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Marayika w'Uwiteka yari ahagaze aho. Marayika w'Uwiteka ahamiriza Yosuwa cyane ati, Uwiteka Nyiringabo aravuze ati, nuko nugendera mu nzira zanjye kandi ukitondera ibyo nagutegetse, nawe uzacira inzu yanjye imanza n'ibikari byanjye uzabirinda. Nanjye nzagushira mu byegera muri aba bahagaze aha. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ritweretse umutambyi mukuru Yosuwa, Uwiteka mweza, amutunganya, amuharira imyenda ye, amwambura imyambaro y'ubushwambagara. Ngo nuko rero ngo marayika w'Uwiteka ngarategeka ngabwira ngo abari bari imbere ye ngo nibamwambure iyo myambaro, ngo bayimwambure y'ubushwambagara. Iyo myambaro Satani amurega ngo nibayimwambure. Ngo niko gutegeka ngo marayika uraho ngo namwambike ngo mwambaro ngo mwiza cyane. Ngo kandi ngarategeka ngo nibamwambike igitambaro cyiza. Bene data nshuti z'umusaraba, ndagira ngo mbabwire ndi, umurezi wacu ni Satani, umwanzi wacu ni Satani n'uyu mubiri n'isi. Ariko Satani aragwana, nubwo agwana ntabwo azanesha. Dore ikinezeza Uwiteka. Uwiteka anezezwa no kubona abana be bamusanga, abakenure, abakize ibyaha, abakure mu mwijima mubi, abezeshe y'amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku musaraba i Gologota. Ayo ngo niyo atweza ngo tugatungana rwose. Nta kindi gihari cyangwa se twabona mu isi cyatweza kikadutunganya. Nta kindi cyiru dufite, ni ku muririmbyi yaririmbye. Nta nubwo twakaraba isabuni ihenze cyangwa se igezweho ngo ibashe kudukuraho ibyaha. Ntacyo dufite cyadukuraho ibyaha usibye kwegera intebe y'Imana, intebe y'imbabazi. Ntabwo dutunganiye Imana kuko tugira intege nke mu mutima. Ntabwo dutungana Imana ngo dukore nguko Imana ishaka. Ariko nubwo tudatunganye, Imana iracyadukeneye. Imana irashaka yuko tuyegera ngo nayo ikatubabarira, ya myambaro y'ubushwambagara ikayitwambura. Nubwo Satani ahagaze iburyo bwacu aturega, ariko n'Imana igize ute? Yiteguye kutubabarira ibyaha n'ibicumuro. Aho twakiraniwe hose Uwiteka yiteguye kukubabarira. Nshuti y'umusaraba, wowe wihebye, wowe Satani yamazemo ibyiringiro, wowe Satani yabwiye ko utababarirwa, ijambo ry'Imana ritweretse yuko Uwiteka yiteguye kubabarira abamusanganira bose. Abaziwe bose Yesu yiteguye kubeza, yiteguye gutegeka marayika ngo akwambure iyo myambaro y'ubushwambagara, ubwo bubeshi
kenshi iryo shari, uko guca imanza, uko kwicana, ubwo buhehesi, za ngeso zose ugenderamo, Yesu yiteguye kuzikwambura, akwambika umwambaro wera, umwambaro wo gukiranuka, akwambika igitambara cyiza, iguha agakiza gafatika. Imana yiteguye kuguha agakiza gafatika. Niweho rero kugira ute? Kuza ku ndebe y'imbabazi, ukegera Imana ikakweza. Satani yarahagurutse azi ko agiye kurega Yosuwa umutambyi mukuru, ko Imana igiye kumuhana, ko Imana igiye kumuciraho iteka, ariko Imana iravuga ngo yewe Satani, ngo uhanwe uhanwe, ngo Imana yatoranije i Yerusalemu ngo iguhane, ngo mbese nduzi kuyu akuwe mu muriro, uyu akuwe mu muriro. Bene data, iyo umunyabyaha akijijwe, mu ijuru baranezererwa. Iyo ngarukiye Imana, ijuru riranezererwa. Iyo ugarukiye Imana, ijuru riranezererwa. Data arimo kuguhamagara, wowe uruhijwe n'ibyaha, wowe uruhijwe n'indegenge, wowe uruhijwe n'ibitotsi byo mu mwuka, pfukama uhamagara Imana, kuko Imana yiteguye kukumva, Imana yiteguye kukweza, Imana yiteguye kuguha umwambaro mushya, Imana yiteguye kugukenyeza umukandara w'ukuri, Imana yiteguye kuguha ingweta aribwo butumwa bwiza, Imana yiteguye kuguha ingota ariryo jambo ry'Imana, ariryo ridutsindishiriza, ariryo rituneshereza. Kandi reka ngubwire, nutihana Satani, ibyawe arabifite, azahora kurega, ariko niwegera indebe y'Imana, Uwiteka arakugirira ibambe. Bene data, nshuti z'umusaraba, umwanzi dufite ni Satani, ngo umurezi wacu ni Satani, n'uyu mubiri n'isi. Ariko Satani ngahora ngagendagenda ashaka uwo yaconshomera, kugira ngo amukure mu by'Imana, amukure mu byo kwizerwa. Rero ngo Uwiteka watoranije i Yerusalemu yavuze ngo Satani ahanwe. Uwiteka arashaka kugukiza ibyaha, arashaka kugukiza iyo nyota y'ibyaha, arashaka kugukiza iryo rari, arashaka kugukiza amagambo, arashaka kugukiza guca imanza, arashaka kugukiza indegenge. Yongera kwambika imbaraga, usenga ubudacogora, ukorera Imana utarebera ku bandi, ukunda Imana, ukunde n'abantu bayo, ugendane n'Imana yawe wicisha bugufi, ukunda kubabarira. Dore icyo nicyo Uwiteka dushakaho. Uwiteka yatoranije Yerusalemu, ntabwo yaguhana, ntabwo yagutererana. Yerusalemu ngo harari ahantu heza, niho habaga ingoro y'Imana cyangwa se urusengero rw'Uwiteka. Ariko ubwoko bwari buriyo Abayuda ngo baza kugomera Uwiteka, ngo bimura Imana, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ngo Uwiteka arababara. Ngo niho yagize ute? Yahagabije Nebukadinezari, ngo Nebukadinezari ngateye ngo Yerusalemu, nganyaga ibyari biri mu nzu y'Imana, nganyaga abasore, anyaga abakobwa beza, anyaga ibifite agaciro, nganyaga abanyabwenge ngo bajijutse, kugira ngo bazabigishe ngo imico y'Abakarudaya. Twaje kubona Daniyeli na bagenzi be, ariko ngo nubwo babanyaze, Daniyeli ngagambira mu mutima we ngo kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Uwiteka araguhamagara, Uwiteka arakubwira ngwino, ngwino wegera intebe y'imbabazi. Uwiteka yiteguye kukoza, yiteguye kugutunganya, yiteguye kugusiga, yiteguye kukwambika umwambaro wera, umwambaro wo gukiranuka. Uwiteka yiteguye kukugirira neza. Nubwo Satani akurega, izo nzandiko zose Uwiteka yiteguye kuzitabura mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka, iyo dusomye Zaburi 147 umurongo waho wa 2 kugeza kwa 3 haravuga ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Bisiraheli, akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Imana ishimye. Uwiteka arashaka kugukiza ibyaha, arashaka kugukiza irari, arashaka kukubohora umubabaro isi yaguteje, umubabaro isi yaguteje.
Uwiteka arashaka kukomora. Umubabaro Satani yaguteje, Umwami Yesu arashaka kukomora. Hahandi umubiri wawe wakugwanije, ubugwayi budashira, Umwuka Wera arashaka gutwika izo ndwara zose. Umwemerere yinjire mu mutima wawe, umwemerere aze atsembe, aneshe, amareho ibyo byaha byawe, akuneshereze izo ndwara ziri mu mubiri wawe. Waba ugwaye kanseri, waba ugwaye umutwe udashira, Umwami Yesu yiteguye kugukiza. Ngo twahawe umufasha, uwo mufasha ni Umwuka Wera, ngo niwe udufasha mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Mwemerera gukize ibyo byaha byawe, mwemerere aze atsembe, mwemereze aze aneshe izo ngeso zose zikunesha. Mwemerere aze azirwanye. Bene data nshuti z'umusaraba, Uwiteka arashaka kukugarukira akubake, kuko nakubaka uzaba wubakitse, nakubaka uzaba wubakitse. Uwiteka abwiye Yosuwa amaze kumweza, nta kindi yamubwiye, yamubwiye ati witondere amategeko n'amateka byanjye. Ngo niyitondera amategeko y'Uwiteka, ngakagendera mu nzira ze, ngamutegeka, ngo nawe ngazaba umucamanza w'inzu y'Uwiteka, ngazarinda ibikari by'Uwiteka, ngo nawe ngazahagara mu byegera by'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo Uwiteka agize ute? Ngo ibya kera birashize, imyambaro y'ubushwambagara yuzuye ibizenga nk'uko twabisomye, Uwiteka aramwejeje, amuhinduye mushya, amwogesheje zobu, arera de, yakize, roho yakize, umubiri we wakize, umwuka we wakize. Uwiteka yamutunganije. Uwiteka arangije amubwira ati nuko rero Yosuwa umutambyi mukuru, gendera mu nzira yanjye, witondere ibyo nandikishije, nubigenza utyo nawe uzaba umucamanza w'inzu yanjye, uzahagara muri ibi byegera ubona. Uwiteka arakubwira ndi ngwino akweze, ngwino akwezesha amaraso ya Kristo, aguhindure mushya muri Kristo Yesu. Ibya kera bishire. Niba bari bakuziho kuri maraya, iryo zina riveho, ubu umwana w'Imana. Niba bari bakuziho kuri umusinzi, iryo zina riveho, bamenye kuri umwana w'Imana. Uko bari bakuzi kose, ibyo byose bishirane n'uyu munsi wa none. Ubwo urimo kumva ijambo ry'Imana, umutima wawe ndasenga ndi Mwuka Wera gusure kandi akuganze. Uwiteka kweza gutunganye, Uwiteka guha umutima mushya, Uwiteka guha umugisha, Uwiteka kwishimire kuva none kugeza n'iteka ryose. Uwiteka kugirire neza. Kandi niba wemeye guca bugufi ahuri, natwe dore ijambo Uwiteka duhaye ngo tugendereho, ng'abantu bemeye gufata ingamba, ng'abantu bemeye guhinduka. Natwe Uwiteka aravuze ngo reka tugendere mu maso ye dutunganye, reka tugendane nawe twicisha bugufi, reka tugendane nawe dukora ibyo gukiranuka gusa, reka tugendane nawe dukunda kubabarira. Zaburi igice cya mbere reka tuyisome yose, iravuga ngo hahigwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ndahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ndiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka
Uwiteka dufashe. Ijambo ry'Imana ratubwiye niba twegera indebe y'Imana tukaba tumaze kwaturira Imana, tukaba tumaze kumenekera imbere y'Imana, tukaba tumaze kwisuzuma, tukaba tumaze kwinyuramo, dusanga twarakiraniwe. Uwiteka akaba twambuye ya magambo, akaba twambuye ryarari, za ngeso zose mbi tugenderamo. Uwiteka arazitwambuye. Niba wizeye ijambo ry'Imana urihagarare mudashidikanya ko Uwiteka akwejeje. Umubwire bya byaha, bya bindi bikurusha, bibwire Yesu. Niba uremerewe bimubwire, niba urushe bimubwire, ya ngeso yakugoye yimubwire, kuko uwo Mwami arakumva kandi ntabwo arita ku makosa yawe, ntabwo arareba ibyo wakiraniwemo, ahubwo arita yuko umugarukiye. Arareba rwa rugendo yagenze i Gologota, rwa rugendo yagenze i Nyabihanga, ni weho yarugendeye. Wa musumari bamuteye mu biganza ni wowe yawutereye. Rya kamba ry'amahwa bamwambitse ngo yikorere umusaraba ari bubambweho, yabikoreye twebwe banyabyaha, twebwe babi, kugira ngo tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Rero ca bugufi aho uri, waturira Imana. Niba ari umukozi w'Imana uzi wizeye, umusange umwaturire, uce bugufi imbere y'Imana, agusengere, wezwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Iri jambo Umwuka Wera riherekeze, rigukize, rigere mu misokoro, rikore umurimo ukomeye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi niba wemeye ko Kristo akuyobora, gendera mu byiza, kuko Zaburi yabitubwiye. Were gukurikiza imigambi y'ababi, were guhagara mu nzira y'abanyabyaha, were kwicarana n'abakobanyi, ahubwo usome ibyanditswe byera, wibwire ijambo ry'Imana, ufate kantike uririmbe, ufate ibihe byo gusenga uririmbe. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Abisiraheli ngo bancumuyeho, ngo byatumye mbatataniriza mu mahanga hirya no hino. Ariko Yeremiya asenze ngo yibutse Uwiteka, aravuga Uwiteka, ibuka isezerano wabwiye umugaragu wawe Mose, ngo nitugucumura ngo uzadutatanyiriza mu mahanga, ngo ariko nitukugarukaho, ngaho tuzaba twaratatanirijwe hose, ngo uzagenda utugarure uduhuze. Uwiteka yubatse Yerusalemu akoresheje Nehemiya, akoresheje Ezira, ngo baragenda bubaka inkingi z'i Yerusalemu. Uwiteka arashaka kongera kukubaka. Twasomye ijambo muri Zaburi ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ngo abajyanyweho n'iminyago abo bose ngo basubire i Yerusalemu. Kandi ukurikiranya ayo mateka, ngo Yerusalemu ngo hari hakiri hanini cyane, abandi ari bake. Kandi mbibutse yuko nubwo bari baranyazwe, ngari abana bavukiye mu bunyage, Uwiteka basubizayo kuko baciye bugufi. Baciye bugufi bubaha Imana, baciye bugufi baravuga ati Uwiteka turakugarukiye, twemeye kugendera mu nzira zawe, twemeye kwibwira amategeko yawe ku manywa na nijoro, twemeye ko ijambo ryawe ritumurikira rikatubera itabaza. Imana irabazana ibasubiza i Yerusalemu. Nshuti y'umusaraba, wowe undeze amatwi, Uwiteka arashaka kukugarukaho. Niyo mesaje, niryo jambo Uwiteka yashize ku mutima wanjye, ngo uko yogeje Yosuwa umutambyi mukuru, niko ashaka kweza umutima wanjye, niko ashaka kweza umutima wawe. Mwiringire kandi umwizere, umubwire bya bindi bikubabaje. Navuze ndi ntabwo dutunganiye Imana, kuko dufite indege mu mutima. Hari ibyo twinjiye mu rusengero rw'Uwiteka, ari wo uno mutima wanjye, ariko twibuke yuko
umugaragu w'Uwiteka yavuze ngo nituribata inzu y'Uwiteka nawe ngo azadutsemba. Nimuze rero twegere intebe y'imbabazi, tweze imitima yacu neza kugira ngo tuzabashe gutaha muri bwa bukwe bw'umwami. Kandi ijambo ry'Imana mu byahishuwe 16:15 Yesu aravuga ati dore ndaza vuba, ngo hahigwa ngo uwarinze imyenda ye ngo akagenda atambaye ubusa, ahishe isoni z'ubwambure bwe. Uwiteka abane namwe, mwakire neza ijambo ry'Uwiteka. Naho ubutaha. Shalom shalom.